Bismillahirrahmanirrahim. Banje kubasuhuza nanone bavandimwe ba nyakubahwa. Muri ibi bihe turimo, isi yuzuyemo urujijo, intambara, indwara n'ibibazo by'ubukungu. Nk'uko tubibona, ibyo byose rero byatumye abantu benshi bagira ubwoba bw'ahazaza, maze bamwe batangira kubyifashisha bakiyita abahanuzi, intumwa z'Imana cyangwa se abamenyi b'ibyihishe. Bamwe bazabeshya abantu ngo Imana yabatumye, bakabeshya abantu ko imperuka igiye kuba, bakabeshya abantu ko imperuka igiye kuza, ndetse bakavuga ko izaza no ku matariki runaka. Babeshya abantu bakavuga bati hasigaye iminsi mike, hasigaye amezi make, niba udatanze umutungo wawe uzarimbuka. Bagatera abantu ubwoba ko nibadatanga imitungo yabo ngo nibagurisha ibyabo byose babehe Yesu, ngo kugira ngo batazarimbuka. Bakavuga bati Imana yampishuriye ibanga ko isi igiye kurangira, ko isi kayibayeho. Ariko se bavandimwe, ikibazo ni iki ngiki. Ese Imana koko yigeze yihishura igihe imperuka izabera? Imana yaba yarigeze ivuga igihe imperuka izabera nk'uko aba bahanuzi birirwa batubwira ngo imperuka izaba, ntibe, bakimuka bakajya ku yindi tariki? Cyangwa ni uburiganya buri gukoreshwa na bamwe mu banyamadini y'ubu? Ese koko Imana yaba yarahishuye igihe imperuka izabera, cyangwa se ni uburiganya buri gukoreshwa namwe mu madini y'ubu ngubu? Uyu munsi rero abavandimwe, tugiye gusesengura ukuri kwa Korani, hadithi ndetse na Bibiliya, turebe icyo ibyanditswe byera bivuga ku munsi w'imperuka. Tunaburire buri wese ushukwa n'ubwoba bw'uko imperuka ije, hanyuma agatwarwa ibye mu mahugu bamubwira ngo nabitange ku Mana ngo atazarimbuka, nk'aho ari byo bizagura ijuru. Reka mfate umwanya rero ngushimire, gusuhuze wowe ugeze kuri YouTube channel bwa mbere, kora subscribe ndetse ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi byiza bijye bikugeraho buri kanya. Namwe dusanganywe, nimukore like, share na comment, kandi mbashimira ku muhati wanyu n'urukundo mukomeza kutugaragariza. Mboneraho akanya kuba ikaze kuri YouTube channel yanyu Abubadawa. Ikiganiro murakigezwa n'umuvandimwe wanyu Masengesho Abubakar. Twinjira mu nkuru yacu uyu munsi, iraba ifite ibice bigera nko kuri 5. Igice cya mbere inshallah turayisoza usobanukiwe neza iby'abahanuzi baza babeshya abantu ngo imperuka igiye kuba. Dutangira rero inkuru yacu bavandimwe. Igice cya mbere kirimo ikibazo kibaza kiti, ese koko igihe imperuka izabera kirazwi? Ese Korani iravuga cyangwa se ivuga iki ku bijyanye n'umunsi w'imperuka? Ni iki Korani yagaragaje ku bijyanye n'umunsi w'imperuka? Ni iki yabivuzeho? Turabisanga rero muri surati Luqman aya ya 33, aho Imana ivuga iti, يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Imana nyagasani iravuga iti, yemwe bantu nimugandukire nyagasani wanyu
munatinye umunsi umubyeyi atazagira icyo amarira umwana we, cyangwa ngo umwana agire icyo amarira umubyeyi we. Mu by'ukuri isezerano rya Allah ni ukuri, bityo ubuzima bw'isi ntibuzabashuke cyangwa ngo umushukanyi mukuru ari we shitani abashuke abakura mu nzira ya Allah Nyagasani umuremyi wanyu. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Imana iti mu by'ukuri Allah Nyagasani wanyu niwe ufite ubumenyi bw'igihe imperuka izabera, kandi ni nawe umanura imvura kandi azi n'ibiri muri nyababyeyi. Nta muntu ushobora kumenya icyo azabona azageraho ejo hazaza, ndetse nta n'umenya aho azagwa. Mu by'ukuri Allah ni umumenyi uhebuje uzi byose. Aha rero nshuti bavandimwe, Imana Nyagasani iratubwira ko ariyo yonyine izi bizatubaho, ari nayo yonyine ifite ubumenyi bw'umunsi imperuka, niyo yonyine izi umunsi, itariki n'umwaka imperuka izaberaho. Babajije intumwa y'Imana, Imana y'amahoro n'imigisha, igihe imperuka izabera. Nuko Nyagasani Allahu subhanahu wa ta'ala ahita amanura umurongo muri suratu Al-Araf aya 187 avuga uti: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو bamaze kubaza intumwa y'Imana igihe imperuka izabera, Nyagasani nibwo yamanuye uyu murongo abwira intumwa y'Imana iti: barakubaza yewe Muhammadi ku byerekeye igihe imperuka izabera. Vuga uti mu by'ukuri ubumenyi bw'imperuka bwihariwe na Nyagasani wanjye, nta wundi wayigaragaza ku gihe cyayo uretse we. Iby'iyo mperuka biraremereye mu birere ndetse no ku isi, ntizabageraho itabatunguye, ngo kandi imperuka ntizabageraho uretse ko izabageraho ibatunguye. Barakubaza nk'aho uyifiteho ubumenyi. Vuga uti mu by'ukuri ubumenyi bw'imperuka bwihariwe na Allah Nyagasani umuremyi w'ibiremwa byose, ngo nyamara abenshi mu bantu ntibabizi. Ngo nyamara abenshi mu bantu ntago babizi bavandimwe, n'intumwa y'Imana ntago ari isobanukiwe, nta nubwo ari izi igihe umunsi imperuka uzabera. Surat Al-Ahzab aya 63, Imana ikomeza ivuga iti: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. Nuko Imana iravuga iti: yewe Muhammadi, abantu bakubaza igihe imperuka izabera, vuga uti mu by'ukuri ubumenyi bw'icyo gihe bwihariwe na Allah wenyine. Ese wabibwirwa n'iki?
wenda igihe cy'imperuka kiri bugufi cyangwa se kiregereje, ariko bo ntibabizi. Bavandimwe rero, imirongo myinshi nk'uko tuyibonye ya Korani ishimangira ukuri kumwe, ishimangira ko igihe cy'imperuka, igihe imperuka izabera ari ibanga ry'Imana yonyine, nta wundi ubizi uretse Imana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Niwe wenyine ufite ubumenyi bw'ibyihishe, niwe wenyine uzi igihe imperuka izabera. Abavandimwe, iyo rero iki gice cya mbere turangije zari inyandiko za Korani. Igice cya kabiri nk'uko mwabisabye tujye dukoresha na Bibiliya. Igice cya kabiri kirabaza kiti, ese Bibiliya nayo ihamya ko igihe imperuka izabera kitazwi? Ko tubonye ko Korani yemeza ko umunsi imperuka wihariwe na Nyagasani wenyine, ese Bibiliya yo ivuga iki ku bavuga ko umunsi imperuka igiye kuba, bakava ko babaza umunsi imperuka ibera babihishure na Nyagasani? Tudatinze rero twinjire muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 36. Babajije Yesu igihe umunsi imperuka uzabera, nuko Yesu arabasubiza ati, ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa se umwana, keretse data wenyine niwe uzi igihe umunsi imperuka, niwe uzi igihe imperuka izabera. Yesu akomeza ati, uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuzaba. Uko iminsi ya Nowa yari iri, murabizi ko imvura yabatunguye irabagwirira bahitana, ngo ni nako kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Mariko 13:33 haravuga ngo mujye mwirinda, mube maso, musenge. Yesu arababwira ati, kubera ko umunsi imperuka utazwi igihe uzabera, mujye mwirinda, mube maso, muhore mwiteguye, musenge, kuko mutazi igihe ibyo bizasohoreramo. Kuko mutazi neza, mutazi umunsi kuko mutazi igihe ibyo cyangwa se umunsi imperuka uzaziraho. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 6 haravuga ngo, nuko bamaze guterana baramubaza bati, ni Yesu ukibazwa, bati, mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bayisirayeli? Ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwigisha, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli? Ngo nuko arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagennye, ahubwo ni ubutware bwe yihariye wenyine. Yesu aracyashimangira ko umunsi w'imperuka ari ubutware bwihariwe na Nyagasani wenyine, nta wundi muntu ugomba kubimenya. Nanone tukinjira mu gitabo urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 1 haravuga ngo, ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'Umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Ati mpasubiremo, Abatesalonike urwa mbere rw'Abatesalonike 5 igice cya 1 ngo, ariko bene data, iby'iyi minsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu mubizi neza yuko umunsi w'Umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Ubwo bazaba bavuga bati, ni amahoro, nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzatungurana nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso, twirinde ibisindisha,
kugira ngo imperuka itazadutungura turi mu bibi. Bibiliya rero bavandimwe, murabona ko ivuga neza ko igihe imperuka izabera kitazwi, kizaza gitunguranye. Ntawemerewe rero n'umwe, nta muntu n'umwe wemerewe gutangaza ngo imperuka izaba ryari, imperuka izaba itariki n'iyi, kubera ko ubumenyi bw'uriya munsi y'imperuka nk'uko tubigaragajwe na Bibiliya na Korani bwihariwe na Nyagasani wenyine. Igice cya gatatu rero kiragaragaza abahanuzi b'ibinyoma. Korani, hadithi ndetse na Bibiliya, ibyo bitabo uko ari bitatu biramaganira kure abahanuzi b'ibinyoma, nk'uko bishimangirwa na hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, aho yavuze ati hazaza abahanuzi b'ibinyoma benshi, ati kandi buri wese azaza avuga ati ndi intumwa y'Imana, Imana yaninyeretse, Imana yantumye. Bigashimangirwa n'amagambo y'Imana aboneka muri surati Al-An'am aya ya 93, aho Imana ivuga iti ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Imana iravuga iti, irabaza ati ninde waba umunyabinyoma kurusha uhimbira Allah Nyagasani ibiremwa byose ikinyoma? Ninde waba umunyabinyoma kurusha wa wundi uhimbira Imana ikinyoma, cyangwa se uvuga ati narahishuriwe, Imana yaranyeretse, Imana yarantumye, ngo kandi ntacyo yahishuriwe, ndetse n'uvuga ati nzahishura nk'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala ahishuye. Ngo iyo uza kubona abo banyabinyoma bari mu kaga mu gihe cyo gupfa, abamarayika barambuye amaboko yabo bashaka kubakuramo roho, bababwira bati ngaho nimwikuremo roho zanyu, uyu munsi murahanishwa ibihano bisuzuguritse kubera ibyo mwajyaga muvuga kuri Allah bitari ukuri, muvuga muti natumwe, neretswe, ndi umuhanuzi. Imana ati uyu munsi murahanishwa ibihano bisuzuguritse kubera ibyo mwajyaga muvuga kuri Nyagasani bitari ukuri, ndetse mukaba mwarahakanye amagambo ye kubera ubwibone bwanyu. Aya ni amagambo Nyagasani avuga rero aburira bari ababeshya ngo Imana yabatumye, bari abeshya ngo ni abahanuzi. Imana iti ku munsi bazategekwa, ati iyo bari gupfa bategekwa kwikuramo roho, atariko mu by'ukuri bazahura n'ibihano bisuzuguritse, yaba no ku isi no ku munsi w'imperuka. Matayo 24 igice cya 11 haravuga ngo n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. N'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi nk'uko tubibona, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Natwe rero dusaba Imana ko yadushoboza kuba mu bihangana, tugashikama ntitube abayobywa n'abahanuzi b'ibinyoma batuzengurutse. Bavandimwe bakunzi rero, murumva ko umuntu wese, umuntu nabazira akazaho muri avuga ko azi igihe cy'imperuka izabera,
akaza avuga ko Imana mutumye, akaza ababwira batera ubwoba ngo imperuka iraje murarimbutse, agatera abantu ubwoba abasaba imitungo, abasaba ko bagurisha imitungo yabo bakamuha amafaranga cyangwa bakayimuha ubwayo. Abo ngabo ni abajura kandi abahanuzi b'ibinyoma, kubera ko nk'uko mubizi araza ngo gurisha ibyawe ubitange ubizane mu nzu y'Imana, hanyuma umujinya w'Imana ntuzakuzeho kubera ko akaga kagwiriye isi. Abo ngabo bose ni abahanuzi b'ibinyoma, muramenye ntibazabarye imitungo yanyu, kubera ko bo ngabo ni inda nini bagenza. Ntabwo ari ukuri, ntabwo ari ukuyobora abantu ku Mana, kubera ko twabonye neza ko imperuka nta n'umwe uzi umunsi wayo. Nta muntu mu batuye isi uzi igihe izabera. Yesu ntazi igihe imperuka izabera, Muhamadi ntazi igihe imperuka izabera, abamarayika ntibazi igihe imperuka izabera, uretse ko umunsi imperuka uzwi na Nyagasani wenyine. Igice cya 4 rero kiravuga kiti ese birakwiriye ko dukoresha idini nk'ubucuruzi? Ngira ngo murayibona hirya no hino, amadini yabaye bizinesi. Umuntu arashinga idini atagamije kuyobora abantu ku Mana, ahubwo ari ukugira ngo abone indonke we agamije. Ese birakwiriye ko dukoresha idini yacu nk'ubucuruzi? Gihamya rero turayisanga muri suratu al-Baqara aya 188, aho Imana ivuga iti ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Imana iravuga iti ngo kandi ntimukarye imitungo ya bagenzi banyu mu buryo butemewe, nka ruswa, urusimbi ndetse n'andi mahugu atandukanye, ngo kandi munayitangaho ruswa mu bacamanza kugira ngo mubone uko murya imwe mu mitungo y'abantu mu mahugu kandi mubizi ko ari ikizira. Surati Tahrim aya 34. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Imana iravuga iti yemwe abemera Mana, mu by'ukuri abenshi mu bamenyi n'abihaye Imana mu bahawe igitabo b'Abakristo barya imitungo y'abantu mu mahugu bakanakumira abantu kugana inzira ya Nyagasani wabo, ngo kandi babandi bahunika zahabu na feza ntibabitange mu nzira ya Allah bagezeho inkuru y'ibihano bibabaza bazahanishwa. Ingo yemwe abemeye mu by'ukuri mu by'ukuri abenshi mu bamenyi n'abihaye Imana mu bahawe igitabo barya imitungo y'abantu mu mahugu, ngo kandi bakanakumira abantu ku nzira Nyagasani. Ngira ngo murabibona inyigisho nyinshi mu nsengero, nitanga Imana iguha umugisha, nizana ibyawe Imana igukubire 7, wari upfuye none dore Imana irakurokoye itanga amaturo, ugasanga ni ibintu biri aho ngaho by'ubwesikoro. Ntabwo rero byemeye ko dukoresha idini mu kurya no kwambura imitungo y'abantu bavandimwe, ntabwo byemeye nta nubwo bikwiye. Igice cya 5, Isilamu itwigisha. Ese Isilamu itwigisha iki ku bahanuzi bahanurira abantu ko imperuka igiye kuza? Niki Isilamu ivuga ku bazabeshya abantu ko imperuka ije, ko isi irangiye? Hadithi umuntu yabajije intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ati ese intumwa y'Imana imperuka izaza ryari?
yari yegereye intumwa y'Imana Muhamadi, aramubwira ati yewe ntumwa y'Imana, ese wambwira igihe imperuka izazira? Intumwa y'Imana iramusubiza iti, ese wowe ubaza igihe imperuka izazira uyiteguranye iki? Wari kubaza ngo imperuka izaba ryari? Ese ni iyihe mpamvu ufite? Ni iki witeguye iramutse ikugwiriye aka kanya? Ni iki waba ufite kiri bukurokore? Ni icyo waba ufite kiragutakambira kwa Nyagasani kugira ngo urokoke ibihano bya Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala? Isilamu rero ntiyigisha abantu ngo imperuka ni ryari izaza, ahubwo idini ya Isilamu ihamagarira abantu gushaka impamba yo gukora ibikorwa byiza bitwegereza Imana, kuko imperuka bavandimwe niba itinze kuza, zirikana ko urupfu narwo rudatinze. Niba imperuka itinze kukugeraho, ese urupfu rwo ruratinze? Urupfu narwo ruzatinda kutugeraho? Igisubizo ni oya, imperuka ntibitinze kuza, ariko urupfu rwo ruratuzengurutse bavandimwe. Ntabwo Umuyisilamu akwiye gukora, ntabwo umwemeramana wese akwiye gukora avuga ngo imperuka izaza ryari, kubera ko niba itaraza ariko urupfu ruragutegereje. Kheri zayatako washaka impamba nziza rero, kandi impamba nziza niyo gukora ibikorwa byiza, niyo gutinya Imana Nyagasani umuremyi w'ibiremwa byose. Icyitonderwa, aya zose za Korani nk'uko tubibonye ndetse na Bibiliya bigaragaza ko kumenya igihe cy'imperuka atari inshingano y'ikiremwa muntu bavandimwe. Nk'uko twakoresha Bibiliya na Korani, twabonye ko kumenya igihe imperuka izabera atari inshingano y'ikiremwa muntu. Ibyo abahanuzi b'ibinyoma bavuga byose bishingiye ku nyungu zabo, ntabwo ari ihishurirwa rya Nyagasani bavandimwe, kubera ko igihe cyose bavuze ngo imperuka izaba ntiba, hanyuma bakaba bamaze kurya imitungo y'abantu mu mahugu ndetse n'ubujura butandukanye. Umusozo rero dufata umusozo, inama ni izi ngizi bavandimwe. Imperuka izaba, imperuka izaza nta shiti, imperuka izaba koko, ariko igihe cyayo ntikizwi. Imana yatubwiye ko imperuka izaba ya muri Bibiliya na Korani, ariko igihe cyayo ntabwo kizwi. Yewe Yesu ubwe yavuze ko ndetse imperuka izaza nka kurya ibise bifata umubyeyi ugiye kubyara agatungurwa, akaba ari mu murima ari guhinga akumva igise kiramukubise akabyara. Uwo ari we wese rero uvuga ko azi igihe imperuka izabera, aba ahakanye Korani ndetse na Bibiliya n'amagambo y'intumwa z'Imana. Ntitugomba rero bavandimwe kwemera guterwa ubwoba n'ibidafite gihamya. Bavandimwe rero ntidukwiye kugurisha ukwizera kwacu kubera amagambo y'abantu gusa. Ukuri kumwe kudashidikanywaho nuko igihe imperuka izabera kiri mu maboko y'Imana yonyine, kiri mu byihishe bizwi na Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Allah rero Imana Nyagasani iturinde ubuyobe, itwongerere ubumenyi n'ubushishozi, kandi duhe gushikama ku kuri, twe gukurikira inyigisho z'abahanuzi b'ibinyoma bayobya inzira ya Nyagasani bakatuganisha mu nzira y'ubuyobe. Imana iturinde abadutwara imitungo yabo mu mahugu badukanga ngo imperuka iraje, kubera ko imperuka izaza. Niyo mpamvu dukwiye gukora ibikorwa byiza bizaturokora, ibikorwa bitwegereza Allah subhanahu wa ta'ala. Ntitugendere ku magambo y'abantu n'amarangamutima yabo bishakira indamu n'inyungu zitandukanye no kuri iyi si. Wero muvandimwe tugeranye kuri uyu munota, amahoro y'imigisha bigusakareho kubw'umwanya wafashe ugatega amatwi iki kiganiro. Nizere ko utazahura n'abo bahemu n'abo bangizi bayobya abantu bababeshya ngo imperuka iraje, ndetse banababeshya ku zindi nyigisho zabo zitandukanye zipfuye. Reka duhure mu biganiro by'ubutaha nakagaruka. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Masengesho Abubakar. Wa akhir dawana inna alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.